insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira iti umuganura cyane. Reka mbabwire ko abana bari aha ngaha bishimye cyane kuko kwinjira mu gitaramo cy'umuganura nyirizina kugira ngo twereke abakiri bato ngo iki gitaramo bagitaramaga bati. Nubwo tuba tuvuga ngo bagitaramaga bate, icyo tugamije ni ukureba ngo umwimerere wacyo umeze ute kugira ngo tugende turushaho kubinoza. Twifuza ko mu gihe kiri imbere tuzajya tugitarama mu mwimerere wacyo, icyo kora tukabijyanisha n'igihe tugezemo. Ubu tugiye kwinjira mu gitaramo cy'umuganura uko umwami yaganuzaga rubanda, ndetse tugaragaze umuhango. Ntabwo twawukora wose, ariko tugiye kugaragaza umuhango uko wakorwaga kera ibwami. Turaza kuba dufite umwami, tuba dufite umwamikazi, turaza kuba dufite abajana ndetse n'abajakazi. Yego, urakoze cyane. Ngira ngo navuze byo kuganuza ndetse no kugabira byose uraza kubasobanurira uko bimeze. Ngira ngo iryo tsinda rigiye kubidufasha muri rya kwihutisha. Burya biba byiza gusobanura ibintu abantu babireba. Ni imfashanyigisho y'igitangaza. Icyo kora, icyo nakongeraho ko uyu muhango wakorwaga nk'uko byagendaga n'ubundi cyangwa nk'uko biri iyo bageraga ibwami, muraza kubonamo umuhango ukomeye wo guha abana amata. Ni umuhango wakorwaga n'umwamikazi agaha abana amata, hanyuma akayabahana n'umutsima w'uburo cyangwa umutsima w'amasaka. Hanyuma rero uyu mutsima w'amasaka ntabwo ari umutsima ubonetse wose, ni umutsima wabaga ufite uburyo wateguwemo, ariko ubundi mu Kinyarwanda babyita kuvuga umutsima, sibyo? Itangazo baturage babatsinda mu gitondo cya kare tujya kuganuza umwami kare ku iperu. Buri muntu wese yitwaje ituro rye kare n'ituro rye abaturage babatsinda. Shingwa
gitananga uwo muziki wiwukuraho ahubwo ube mukeya ku buryo tubasha gufatanya bigakunda. Hambere aha umwami w'u Rwanda nyakugira ubutangwa ni kuriya yagendaga, ni kuriya byakorwaga. Nuko byagendaga. Nuko byagendaga. ngira ngo muri kubona rwose uko kera umwami yatambagiraga yarambagiraga. Nyakugira ubutangwa umwami w'u Rwanda nuko yagendaga. Iyo umwami yageraga ku karubanda abaturage bamwakiraga n'impundu nyinshi, impundu z'urwanana. kugira ngo mubibona neza, umwami ageze ku karubanda mu muhimpundu n'amashyi menshi. Nuko byakorwaga. Nuko byakorwaga. Ndagira ngo twibutse abakiri batoya ko hariya baje bamutwaye abenshi bashobora kubona ari ingobyi ya Kinyarwanda, ariko ntabwo ariko yitwaga. Yabaga yitwa Reka dusabe abikambere ibwami bakira amaturo, dusabe abaja n'abagaragu bakira amaturo y'ibwami. Nyakugira ubutangwa maze arateka. Umwami niyicara arateka. Umwami ageze mu nteko, ari kuganira n'abagaragu ndetse n'ibisonga bikuru, ati mbese rubanda bahageze. Tubibutsa ko mu bisanzwe abakiri batoya iyi ni ingobyi ya Kinyarwanda, niyo kera bahekagamo abarwayi cyangwa n'ababyeyi bagiye kubyara n'abandi, igihe cy'ikoranabuhanga tutaragera ku rwego tugezeho uyu munsi ngo tujye dukoresha za ambulance. Ariko ku mwami ho ntabwo ariko byagendaga, ahubwo bayitaga ikitabashwa. Amageze mu nteko, ngira ngo muri kubona iriya ntebe ariko bayitaga gutinya kugira Imana. Ni imvunwa. Icyo nacyo kiri mu byo turi buze kubabaza nyuma, ababikoze neza tukabahemba. Turabibutsa ko hari ikibazo twazigamye nyuma, twababajije ngo ninde uza kudusobanurira abase ni abaki. Twagiraga amoko gakondo y'Abanyarwanda n'abase babo. Umuntu uri buze kudusobanurira abase turaza no kumuhemba. Ubwo rero hiyongereyeho n'iriya ntebe umwami atetseho cyangwa yatekagaho. Tubibutsa ko uyu munsi tutaje kugarura ubwami kuko turi muri Repubulika. Ibyo turi gukora ni ikigereranyo cy'ibyakorwaga hambere kugira ngo twigishe abakiri bato uko ibintu byakorwaga. Bagiye kwegera uriya mutsima bacisha mu rutamyi, hanyuma baha abantu umutsima
ndetse babahe n'amata y'inyambo. Nk'uko twabivuze, inyambo ni inka zifite igisobanuro cyihariye mu Rwanda, kuko ubundi mu Rwanda twagiraga inka ziri mu ngeri eshatu: inkuku, inkungu n'inyambo. Inkuku, inkungu n'inyambo. Kugira ngo tubone inyambo, bafataga inkuku bakayibangurira ku mfizi y'inyambo, izo zibyaye bakazita ibigarama. Hanyuma bagafata ibigarama bakabibangurira ku mfizi y'inyambo, izo zibyaye zikabyara inkerakibumbiro. Bagafata inkerakibumbiro bakayibangurira ku mfizi y'inyambo, iyo ibyaye ikaba inyambo y'ingegene, iyo ni nayo yavagamo inyambo, nk'inyambo nyine tubona uyu munsi. Abatari kureba ahangaha, reka mbabwire ko abana bari ahangaha bishimye cyane, kuko birashoboka ko iri funguro ari ubwa mbere bagiye kurifungura. Ariko ni ibyo kurya byiza bitera imbaraga kandi byuje intungamubiri. Ni amafunguro adashobora kugira ingaruka izo arizo zose ku buzima. Birasa neza cyane. Abana barimo barahabwa amata. Ni ibintu byiza cyane. Simo gusa. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira iti umuganura, isoko y'u. Aba bana rwose bamaze gusogongera ibyiza by'umuganura. Ababyeyi dutekera ku buryo twatuma babaho mu muco nyarwanda, kuko ni ibintu byiza. Bakwiye kubaho mu mwimerere wacu, bakwiye gukura bakuranye u Rwanda, buri uko batekereje bagatekereza icyagirira u Rwanda umumaro.
turakomeza kureba igihugu uko bingana kuza dufashe. Murakoze cyane kugira ngo nk'uko mubibona iyi sale no mu gihugu amahoro hano hicaramo abantu ijana wakira abantu ijana bicaye kugira ngo intebe ziri iyi sale turazifite twamaze kuzibona turakomereza hari ibyumba hari ibyumba bitatu zimeze kandi ibyo byose ndizera ko dufatanyije tuzabigeraho. Ubwo rero nagira ngo nongere nshimire abaturage b'uno mudugudu wa Mwororo ndetse n'abafatanyabikorwa nabo bahatuye kuri iki gikorwa twagezeho, mwongere mwiha amashyi, mwarakoze cyane. arakoze cyane umukuru w'umudugudu, nimwongere mumuhe amashyi. Amaze kuvuga ibintu bikomeye twagezeho nk'abaturage bo muri Mwororo kandi tukabigeraho ari twe tubyigejejeho. Niba dushobora gukusanya miliyoni zisaga 29